aravuga ati dore namba ubusa kandi imyambaro isanzwe yarayifite ariko arebye asanga yamba ubusa aravuga ati dore namba ubusa ndakwinginze unyambike bisobanura ngo uriya mwambaro yagomba guhora akenyeye ntawe yari afite nuwuhe mwambaro rero atarakenyeye watumye abona ko yamba ubusa uyu mwambaro ku buryo nanjye ndamutse ntawe ufite naba namba ubusa nawe utawufite waba wamba ubusa ijambo ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza nguyu mwambaro nge nawe dusabwa kwambara I have no great joy than to hear that my children walk in truth. Iri jambo I have not great joy than to hear that my children walk in the truth. Bivuga ngo nta munezero mfite ukomeye urutuwo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Muraho mwese. Ndi mwene so muri Kristo Yesu. Pastor IYAKABUMBYE Etienne. Nkaba nkorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Rundoyi. Itorero ryacu ni rya Gasovu. Ururembo rwacu ni rwa Rubavu. Intara yacu ni y'Iburengerazuba. Ndubatse mfite umudamu nkajya n'abana 6. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Tubona aha ngaha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 12 umurongo wa 35. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo ni wa 35. Handitswe ijambo ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Niri jambo ngira ngo tuganireho rifite intego ivuga ngo duhore dukenyeye kandi amatabaza yacu yake. Yesu aravuga abwira abantu bose n'abigishwa be ati muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. None se yashaka kuvuga ko bahora bakenyeye iki? Nkunda kubwira abantu ntiburya habaho kumva hakabaho no gusobanukirwa. Ushobora kumvira ijambo ngo muhore mukenyeye ukumva hari ko utazakura mu myambaro bega byumvikana ko utazajya no gukaraba kubera ko wumvise ngo muhore mukenyeye. Ariko birasaba gusobanukirwa umwambaro usabwa guhora ukenyeye wari wo. Umwambaro usabwa guhora nkenyeye nuwuhe ku buryo uyu mwambaro ndamutse ntawe ukenyeye naba namba ubusa nyine. Muririmbyi wa 91 mu ndirimbo zo gushimisha Imana aravuga ati dore namba ubusa kandi imyambaro isanzwe yarayifite ariko arebye asanga yamba ubusa aravuga ati dore namba ubusa ndakwinginze unyambike. Bisobanura ngo uriya mwambaro yagomba guhora akenyeye ntawe yari afite nuwuhe mwambaro rero atarakenyeye watumye abona ko yamba ubusa uyu mwambaro ku buryo nanjye ndamutse ntawe ufite naba namba ubusa nawe utawufite waba wamba ubusa. Soma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 14. Urebe umwambaro ugomba gukenyera kugira ngo utaba wamba ubusa kandi ugomba guhora ukenyeye waba uryamye waba ubyutse waba ugenda mu nzira aho waba uri hose ugomba guhora ukenyeye. Imana itugenderere cyane. Aho mu Efeso igice ni cya 6 umurongo ni wa 14 handitswe ijambo ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Nguyu mwambaro nge nawe dusabwa kwambara. Ndagira ngo mbanze nsenga Imana kugira ngo uyu mwambaro tumenye agaciro kawo ndetse tumenye n'uwari wo neza dusobanukirwe ngo gukiranuka niki ukuri niki. Mbanze nsenga Imana kugira ngo imbe hafi nyobore bityo wowe unteze amatwi ubashe kumva icyo Imana igushakaho. Imana data wa twese uhoraho ndagushimye mu izina rya Yesu. Urakoze kubwira ijambo kunze ko nsoma mpimbaraga n'ubwenge bwo kurisobanura kugira ngo abanteze amatwi babashe kumenya icyo bashakaho ntabari nje ikibari kibi cyawe mboneke ndo gucishwa bugufi wowe ni kure gushyirwa hejuru. Ube hafi yanjye kuva ntangiye kugeza nsoje
mana icyubahiro kibi cyawe kandi abanteze amatwi bashoboze kumva no kumvira kugira ngo hazaboneke umusaruro. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. None se wumvise umwambaro uzakenyera uwo ari wo? Tutagiye kure rero twamaze gusobanukirwa ko dusabwa kuba dukenyeye ukuri kandi twambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Pawulo abwira Abefeso umwambaro bazahora bakenyeye, aravuga ati muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ukuri rero ndashaka kuvugaho gatoya. Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 25, aravuga ati nuko mwiyambura ibinyoma umuntu wese avuga n'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Bigaragara ngo ntabwo wakwambara ukuri wambaye ibinyoma. Kugira ngo wambare ukuri ugomba kubanza kwiyambura ibinyoma. Niba wabeshyaga ukabyihana, niba rumenyereye gushinja abandi ibinyoma, guca imanza zibera, ukarenganya abantu ndetse ukagoreka imanza, abo gutsinda bagatsindwa, abo gutsindwa bagatsinda, umenye ngo umwambaro wambaye ntabwo ugendanye no gushaka kw'Imana. Nuko mwiyambure ibinyoma maze umuntu wese avuga n'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nuko Yohana nawe arandika mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana mu gice cya 5, Yohana nako urwandiko rwa 3, urwandiko rwa 3 rwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 4, ni igice kimwe kibamo nibundi. Arandika ati nta cyantera umunezero waruta kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Byumvikana ngo iyo twambaye ukuri, iyo dukenyeye ukuri, dutera Imana umunezero. Nuko umugaragu w'Imana ati nta cyantera umunezero. Ni Yesu avugiraga muri we ati nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Biblia y'Igiswahili bivuga neza ngo sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Yani kusema kwamba watoto wa Bwana tukikwenda katika kweli, Bwana Yesu atapendezwa nasi na atakuwa na furaha nyingi kwa sababu ya kwenda katika kweli kwetu. Nafikiria kwamba unanisikia. Neno la Mungu linatuambia hivi, sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Bwana atapendezwa nasi. Ndugu yangu, dada yangu, mume unanisikia, yani mama naye unanisikia, sikieni ya kwamba tukienda katika kweli, Bwana atapendezwa nasi na tutakuwa furaha yake, yani atakuwa na furaha kwa ajili yetu. Amen. Nuko rero bene data, iri jambo nyine mu Giswahili risobanuye ngo nta munezero nabona ukomeye waruta wo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Aho usanga na Biblia y'Icyongereza ibivuga neza ngo I have no great joy than to hear that my children walk in truth. Iri jambo I have not great joy than to hear that my children walk in the truth. Bivuga ngo nta munezero mfite ukomeye uruta wo kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Bityo rero niba dushaka kunezeza Imana, mureke tugendere mu kuri, twiyambura ibinyoma, ubundi dukenyera ukuri. Nuko Pawulo amaze kubona uburyo ukuri kunezeza Imana, abwira Abefeso ati nuko mwiyambura ibinyoma. Uyu ni umwanya w'abanteze amatwi wo kwiyambura ibinyoma, tukarangwa n'ukuri mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu mihigo duhiga, tukarangwa n'ukuri. Ibyaha twihanye tukabizinuka burundu, mbega tukubahiriza iri jambo. Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 27 na 28, aho yababwiye ati kandi ntimubererekere Satani, ati wibaga ntakongere kwiba, wibaga ntakongere kwiba,
uko niko kuri. N'uwasambanaga ntakongere gusambana, ngo ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo, akoresha amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Iri jambo kandi ntimubererekere Satani, mu Gifaransa rivuga ngo ne donnez pas accès au diable, ngo mwe guha Satani urwaho cyangwa se mwe guha umwanzi urwaho. Mu Cyongereza rivuga ngo and do not give to the devil a foothold, nuko bivuga ngo mwe gutuma Satani cyangwa umwanzi abona hacisha ikirenge. Imana itugenderere cyane. Bibiliya y'Igiswahili kavuga ngo wala musimupe ibilisi nafasi, bisobanura ngo kandi mwe guha Satani umwanya. Imana itugenderere cyane. Satani arashaka umwanya mu itorero yifashishije abamuwererekeye, abasuye inyuma bagakora ibyaha bakoraga, abasuye mu bujura bari barabwihanye. Nuko ugasanga yajya kugusha abandi arabitwaza ati muritwaza murashaka kuvuga ngo murakijijwe, ngo muravuga ngo mushaka ngo muri mu gakiza kanaka ntimumureba yakoze ikiza. Namushatse mwabivamo, namwe mushatse mwabireka. Ubwo se muzakizwa mu rute nyira kanaka, muzakizwa mu rute kanaka wari warabaye ikirangirire. Urabe maso unteze amatwi, ntugahe Satani urwaho, ntugatume Satani abona urwaho rwo kugusha abandi cyangwa se gukoresha abandi ibyaha biturutse kuri wowe. Nuko twiyambura ibinyoma, umuntu wese avuga n'ukuri na mugenzi we. Imana itugenderere cyane. Hamwe n'ivyo rero, ubwo ndizera ko ukuri twamaze kukumenya, nta nubwo tugutindaho twakuvuze. Turasabwa guhora dushikamye cyangwa se guhagara dushikamye dukenyeye ukuri, ubundi twambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiriye tuza. Gukiranuka se ko nitukwambara bizatugendekera gute? Ko tumenye ko nitugira ukuri tuzanezeza Imana. Ukuri ko nako gukiranuka nidushobora kukwambara nk'icyuma gikingira igituza. Uku gukiranuka kuzatumarira iki? Kuzatugeza kuki? Reka turebe ibyiza byo gukiranuka, maze uyu mwambaro nanjye mpirimbanire kuwambara. Iyo usomye Yesaya igice cya 54 umurongo wa 14, ubona ibyiza byo gukiranuka. Aho usanga umuhanuzi Yesaya umwuka wera murimo, Uwiteka avugira muri wati uzakomezwa no gukiranuka. Agahato kazakuba kure kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Uzakomezwa no gukiranuka, ntabwo uzakomezwa n'idini, ntabwo uzakomezwa n'aho usengera. Uzakomezwa no gukiranuka, ntabwo uzakomezwa no kujya mu butayu no gusengera mu mazi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Nizere ko wanteze amatwi. Ntabwo wumva ko gukiranuka gufite umumaro iyo twakugezeho tugashobora gukiranuka, ngo gukiranuka kuradukomeza, ubundi kugatuma ibiteye ubwoba bitatwegera. Imana itugenderere cyane. Niyo mpamvu Yesu nawe yabwiye abigishwa n'abandi ati mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ati nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Iri jambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza kubwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 33, aravuga ati ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ati nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Bigaragara ngo mbere na mbere dushaka ubwami bw'Imana, dushake gukiranuka kwayo, ibindi bizaza ari inyongera. Bakundwa mu nteze amatwi, nuko ndizera ko wanyumvise. Nuko Uwiteka abwira Yesaya, nubwo yari umuhanuzi, ntiyamubwira ngo azakomezwa no guhanura, ntiyamubwira ngo azakomezwa n'impano afite. Aravuga tuzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ntabwo ari ibyo gusa nushobora gukiranuka, reka nkubwire akandi kamaro ko gukiranuka. Usome Yesaya igice cya 60 umurongo wa 17, urebe uko havuga. Haranditswe ngo
mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, no mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza, mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Arakomeza ati kandi amahoro niyo azagutwarira, ati amahoro niyo azagutwarira, kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Nizere ko wanteze amatwi, gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Iri jambo ngo mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, mbega byumvikana ngo uzakenera ibyoroheje, Imana iguha ibikomeye. Ni nk'uko wavuga uti nkeneye wenda ibijumba byo kurya wabuze uko ugira, Imana iti humura n'umuceri ndaguha n'ibi n'ibi. Imana itugenderere cyane. Aha ngaha ngo mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, no mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza, mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Arakomeza ati kandi amahoro niyo azagutwarira, kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Aha ngaha ngo gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Bishatse kuvuga iki? Ijambo gukoresha ikoro bisobanuye gusoresha. Ni ukuvuga nkaho Imana yabwiye umuntu iti wowe ntabwo wenda ufite aho uzajya kuvuga uti mumpe iki n'iki, wowe icyo usabwa ni ugukiranuka, hanyuma gukiranuka kukagukoreshereza ikoro. Mu yindi mvugo kukagusoreshereza. Gukiranuka kukaguha umwambaro, gukiranuka kukaguha ibyo kurya, gukiranuka kukaguhesha inzu yo kubamo, gukiranuka kuzaguhesha ibikenewe byose, ariko ni ugukiranuka. Imana iguhe kunyumva neza. Muhagarare mushikamye kandi mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ndagira ngo nihute gusa, intego n'ingingo duhore dukenyeye amatabaza yacu yake. Ntabwo ndakavuga ku matabaza, ariko amatabaza n'undi yavugaho mu mwanya mutoya maze tuze kurangiza. None se gukiranuka niki? Ijambo gukiranuka, ufite gukiranuka merate. Imigani igice cya 13:5 haranditswe ngo umukiranutsi yanga ibinyoma. Ubundi gukiranuka bisobanuye gukora ibyo wategetswe, ariko ngo ikiranga umukiranutsi nuko yanga ibinyoma. Kwa kuri kuragarutse rero. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Nyamara umukiranutsi yanga ibinyoma. Nubona umuntu arangwa n'ukuri, uzamenye ngo uwo ni umukiranutsi. N'uwo umuntu ukabona aca imanza zitabera, ntago reka ukuri, ntago reka imanza, ntabwo yoshwa ngo ahabwe impongano zimuhumye amaso, ngo ajye kurenganya inzira karengane. Uzamenye ngo uyu muntu ni umukiranutsi. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Umukiranutsi kandi ni uwakoze uko yategetswe. Witwa Nowa, Imana yamutegetse kubaza inkuge. Usome igitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 13 ugeze ku wa 15, uze gusoma no wa 22 urebe ukuntu handitswe. Urasanga handitswe iri jambo ngo Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Umurongo wa 14 ngo nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihoma ubushishi imbere n'inyuma. 15 uyibaza utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge, wewe mikono 300, uburebure bw'igihagararo bwayo, wewe mikono 30. Imana itugendere cyane. 22 akatubwira ngo ngo Nowa agenza atyo iby'Imana mutegetse byose aba ari byo akora. Uko niko gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nizere kunyumvise kandi uriya murongo wa 15 haratubwiye ngo uyibaze utya. Mbega byumvikana ngo we kubaza uko utekereza, we kubaza uko ushaka, ubaza uko wategetswe. Uyibaze utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge, we mikono 300, ubugari bwayo we mikono 50,
uburebure bw'igihagararo bw'iyo nkuge bw'imikono 30. hanyuma rero umurongo wa 22 uratubwiye ngo Nowa agenza atyo ivy'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Umurongo yusomye igice cya 7 aho mwitangiriro igice cya 7 umurongo wa 1 usanga handitse ijambo ngo Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Ntiwumva se ko Nowa amaze gukora uko yategetswe ko yiswe umukiranutsi? Nawe nukora uko wategetswe uzitwa umukiranutsi. Niwirinde iby'Imana yakubujije ugakora iby'Imana ishaka uzitwa umukiranutsi. Mbega nkuko Yesu yabivuze muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 aho yavuze ati umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Nguwo rero uwo niwe mukiranutsi. Nizere ko unyumvise. Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 25 naho hagaragaza ijambo ridusobanurira gukiranuka icyari cyo. Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 25 handitse ijambo ngo nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse cyangwa se uko yadutegetse bizatubera gukiranuka. Amen. Nitwumvira ayo mategeko yose tukayumvirira imbere nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse. Nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse bizatubera gukiranuka. Amen. Nizere ko wanteze amatwi. Iri jambo yurikurikiranye Bibiliya y'Igifaransa rivuga neza ngo nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Nuko iri jambo rivuga ngo nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Mes frères et sœurs, sachez que pour que nous puissions posséder la justice, il faut que nous mettions en pratique tous les commandements de Dieu comme il nous l'a ordonné. Après cela, nous aurons la justice en partage. Et comme dit la parole de Dieu, et si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné, j'espère que tu m'entends, j'espère que vous m'entendez. Merci. Ndizera ko munteze amatwi. Nuko iri jambo ngo tuzaba dufite gukiranuka ukurikije Igifaransa ngo nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Tuzaba dufite gukiranuka nituramuka twashyize cyangwa twagize umwete wo kwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse. Tuzaba dutunze gukiranuka. Nusoma muri Bibiliya y'Icyongereza uzasangayo ivuga ngo then it will be righteousness for us if we are careful to observe all these commandments before the Lord our God as he has commanded us. Risobanuye ngo it will be righteousness for us, bizaba gukiranuka kuri twe. Mbega azaba ari gukiranuka kuri twe nituramuka twagize umwete wo kwitondera ayo mategeko yose uko imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse. Nizere ko mwanteze amatwi bene data. Bityo rero gukiranuka turakumvise. Ndashaka gusobanura hanga ngo amatabaza yanyu yake. Yesu aravuga ati muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Hari ubutumwa Imana yampaye ubwo ngeze ku ngingo yitwa amatabaza. Hari ubutumwa Imana yampaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 5 muri 1993. Mwumva ko hashize igihe cyo gihe akaba hari kwa 5
nibwo nagiye muyerekwa. Muri iryo yerekwa nza kubona iradiyo, mbona iradiyo nini cyane. Iradiyo mbona barayifunguye, mbona icanye amatara. Ubwo yari icanye amatara, nuko ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira ritari amatara ubona ni ikimenyetso ko iriya radiyo ari nzima. Ari amatara ubona yaka ni ikimenyetso ko iriya radiyo ari nzima. Ba Kristo bene data, impamvu tugomba kugira n'amatabaza y'aba Kristo bazima, ko tutari abanyedini nsa, ko dufite aho tuva naho tujya. Yesu natugenderere cyane. Ngo ari amatara ubona mu gihe yaka ni ikimenyetso ko iriya radiyo ari nzima. Ngo iriya radiyo narayitegereje muri iryo yerekwa, mu kanya gato amatara arazima, kandi azima batayifunze. Mu gihe yazimaga rero, ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira ritari amatara ubwo azimye ni ikimenyetso ko iradiyo ipfuye. Yesu natugenderere cyane. Mu yindi mvugo rero, urukundo rwakonje, uzamenye ko iradiyo yapfuye, uzamenye ko ubukristo bwawe butakiri ubukristo mu maso y'Imana. Nubona abantu basigaye batuka Imana ku bwawe, nta mucyo uguturukaho bamurikira, uzamenye uti burya nanjye meze nk'iriya radiyo yapfuye. Niyo mpamvu Yesu atubwira mu ijambo rye ati muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Bigaragara ngo amatabaza yacu ahore yaka, cyangwa abatureba babone ko turi abakristo bazima, bafite aho bava cyangwa se bafite urufatiro. Yesu natugenderere cyane. Ufite amatwi yumve. Yesu yaravuze ngo abariko umucyo ubarimo umurikira abantu bose, kugira ngo abantu nibabone imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza so wo mu ijuru. Uzasome Matayo gice cya 5 umurongo wa 16. Imana itugenderere cyane. Hamwe n'ivyo rero, muri iryo yerekwa nza kubona mbona iriya radiyo, mbona umuntu arayiteruye, nyirayo ayijyana mu cyumba haruguru gatoya. Aho yayerekeje mbona hari yindi radiyo nzima. Aragenda atereka ya indi ipfuye hafi y'inzima, ngo ariko yibwira ko iriya nzima niba nakiri ipfuye niyegera hamwe n'inzima, ngo buriya nayo irabaza kuba nzima. Imana itugenderere cyane. Amaze gutereka iriya radiyo ipfuye hafi y'inzima, ijwi ry'Imana rirampamagara rirambaza riti witegereje nti urabona uriya muntu hari ubwenge agira? Harebye iriya radiyo irapfuye nkaho yashatse uburyo yayikoresha ngo igarure ubuzima, ahubwo agiye kuyitereka hamwe n'inzima, ngo yibwira ko nayo iraba nzima kubera ko iri kumwe n'inzima. Ijwi ry'Imana rirambwira riti rero niko bimeze. Hari abantu bamaze gusubira inyuma, nuko urukundo rurakonja, baragenda barapfapfana, bamera nk'iradiyo ipfuye. None basigaye bisunga ngo nsengera mu itorero niri, ndi muri ADPR, itorero ry'umwuka, ndirimba muri korali kanaka, ya yindi kirangirire, naho ni iradiyo ipfuye iri kwisunga inzima. Bityo rero urabe maso, ntabwo iradiyo ipfuye yaba nzima ngo nuko iri kumwe n'inzima. Ibyo ntibishoboka. Niyo mpamvu Yesu avuga ati muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi asigare. Bigaragara ngo hazaba harimo iradiyo nzima harimo n'ipfuye. Uzabisome Luka 17 umurongo wa 34. Uzasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 17 umurongo wa 34, kandi uzasome n'ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 4, aho dusanga handitswe iri jambo ngo icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko bibakwiriye. Haleluya. Bigaragara ngo iri jambo ngo icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Impamvu ni iyihe? Nibigaragara ngo amazina make y'abisarudi, ni ukuvuga ngo abisarudi rero ntabwo Imana yavuze ngo abapfuye bazajyana n'aba ngaba kuko bari kumwe. Reka da. Icyakora ufite amazina make y'abisarudi. Nuhera ku murongo wa mbere
uzasanga Yesu avuga ati nzi imirimo yawe yuko ufite izina ry'ukuriho nyamara uri intumbi. Ubwo urumva ko nyina benshi bari bapfuye, ariko Yesu yitegerereza kubona abazima bafite imyenda yera, batigeze biyanduza, batigeze bacika intege basubira inyuma. Nawe uyu munsi wa none Yesu arashaka ko ureba neza uti mbese ahari ndacyari muzima cyangwa nanjye amatara yarazimye. Nusanga warasubiye inyuma, ugasanga utakibana n'uwo mwashakanye neza, ugasanga utagikunda umugore wawe, urarikirabo hirya no hino, ugasanga utacyubaha umugabo wawe, uzamwita burya nanjye amatara yarazimye, nanjye ndi radiyo ipfuye. Nusanga utacyubaha so na nyoko, ugasanga warinjiye mu gakungu kandi utarabikoraga, warinjiye mu irari ry'isi, warinjiye mu kutwagwa n'akabare kandi warigeze kuvuga uti kujya mu kabare n'icyaha, uzamwita burya nanjye iradiyo yarapfuye, amatara yarazimye. Imana iguye kunyumva neza, ndizera ko nteze amatwi. Ndabwirwa ngo hari abo usanga bisunga abandi ngo bibwira bati ko nsengana na kanaka nanjye buriya nzajya mu ijuru, ubwo nanjye ndirimba muri ikorare nanjye nta cyatuma ntajya mu ijuru. Yewe urabe maso, umuntu azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Nizere kunyumva neza. Ndabwirwa ngo hari n'abandi usanga bisunga Mariya nyina wa Yesu, bati Mariya ni umubyeyi, niko koko ni umubyeyi, ntabwo ari ukubeshya. Mariya ni umubyeyi yabyaye umukiza, birumvikana, ariko witonde. Impamvu Mariya yabyaye umukiza byatewe n'iki? Yari umwari utunganye, ntabwo yari umwari ugira gakungu, ntabwo yari umwari usambana, ntabwo yari umwari ubarizwa mu kabare, yari umwari witonda. Niyo mpamvu mu gihe marayika Gaburiyeli yamubwiraga ati dore uzasama inda, uzabyara umwana azitwa Yesu, Mariya byaramutangaje bitewe nuko yari ameze. Arabaza ati ese byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Ntiwumva? Nyumva neza. None se wowe urisunga Bikira Mariya, reba abagabo umaze kuryamana nabo, uzi umubare wabo, bitekerezeho maze ubanze urebe ko atari radiyo ipfuye iri kwisunga inzima. Ndagira nkubwire ngo niba ushaka kumera nka Mariya, gerageza kwiga ibyo Mariya yakoze ubyigane. Uti nanjye ngiye kwitwararika, haleluya, ngiye kurinda ubwari bwanjye, ngiye kurinda ubusore bwanjye, nanjye nzabashe kunezeza Imana nk'uko Mariya yanejeje Imana. Wikwisunga Bikira Mariya kandi ibyo ukora bihabanye n'ibyo Bikira Mariya yakoraga. Nizere ko nteze amatwi, urabe maso, nizere kunyumva rero. Iradiyo ipfuye rero ntabwo izaba nzima nuko iri kumwe n'inzima. Nizere ko munyumvise rero. Muhore mukenyeye amatabaza yanyu yake. Ni ubutumwa nabahaga, ndagira akanya rero twiyeze abiyumvamo ko basubiye inyuma, nanone bakumva amatara yarazimye, urukundo rwarakonje, baracitse intege, batagihagaze mu buntu bw'Imana nka mbere. Ni umwanya wo kwikosora. Umuntu wese akubwira ati Imana, ndashaka ko nanjye wagira icyo ukora mu bugingo bwanjye. Itabaza ryazimye rikongera rikaka. Muririmbyi araririmba wa 437 araririmba ati mpa amavuta Yesu mbone kwaka. Uwa 17 mu gakiza we araririmba mu igice cya 3 ati dore imitima yose ikonje irashaka ko wayiha umuriro. Ati ibyo dukenye mu mitima byakizwa nuko waduha umuriro. Aza kuvuga ati njye ubwanjye ntacyo nashobora cyampesha gutsinda Satani, atari ko nsenga Imana mvuga nti cana umuriro mu mutima wanjye. Ageze ku gice cya 4 cya nyuma ati ndagusaba umuriro mwami kugira ngo nshobore kubwiriza mu rukundo. Ndagusaba umuriro mwami kugira ngo nshobore kubwiriza mu rukundo. Ndashaka umuriro wawe kugira mbashe kugira umwete n'ubutwari. Haleluya. Umwete n'ubutwari tubiheshwa n'umuriro twahawe na Kristo. Umwete n'ubutwari tugira ishyaka ryo kugira neza, twagira ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana kubera umuriro uri muri twebwe. Tugira ubutwari, ubutwari buvugwa
ntabwo ari bwo guterana ingumi, si ubutwari bwo kuricana, ni ubutwari bwo gukora ibyo Imana ishaka, ni ubutwari bwo kunesha ibyaha, ni ubutwari bega bakunesha igisa n'ikibi cyose. Ubwo butwari nibwo Danieli yari afite i Babuloni, bituma atiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Nubwo butwari bukenewe, ubwo butwari nibwo Saduraka na Meshake na Abedenego bari bafite nabo imbere ya Dari, imbere ya Nebukadineza. Ubwo butwari nibwo dukeneye natwe ab'iki gihe. Paulo na Sila nibwo butwari bari bafite bwo guhamya ko Kristo ari umwami. Ubwo butwari rero Imana ibuduhe natwe, nawe ibiguhe. Imana iguhe kunyumva neza rero. Imana igufashe muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mbese usanze iradiyo igifite amatara, bitekerezeho. Niba waragiraga ubuntu bukaba bwarakuvuyemo, amatara yarazimye. Niba kandi abantu barakurebaga bati kanaka arakijijwe, none buno bakazoba bavuga bati ntataniye n'abandi, amatara yarazimye. Imana itugenderere cyane. Numva abantu bagutanga ubuhamya bubi, bagutangaho ubuhamya bubi bati kanaka uwari kumukwereka mu mwaka uyu n'uyu, ku bwa pasiteri kanaka, mu gihe umushumba ari kanaka, yewe yari umukristo, ntiwamenya uko byagenze kugira ngo abashe kuba kuriya. Uzamenye ngo iradiyo yarapfuye. Yesu natugenderere cyane. Nongere nkubwire ngo ikizagaragaza ko iradiyo ari nzima nuko amatara azaba yaka, kandi nuko amatara azaba yaka. Kandi nusoma Yesaya 38, umurongo wa Yesaya 38, umurongo wa 19, uzasanga handitswe iri jambo ngo umuzima ni uzakogeza nkuko nanjye nkogeza uyu munsi. Ni Yesaya wabivugaga ati umuzima, wa undi amatara atari yazima. Umuzima ni uzakogeza. Nuko nizere ko nteze amatwi, nuko nuramuka rero ukomeje kuba muzima, uzogeza Imana, nawe bizayihesha icyubahiro, nawe izakwishimira. Ndashaka kwanzura rero, hanyuma tugasenga Imana. Hari ijambo tugiye gusoma mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 3 umurongo wa 8. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 3 umurongo wa 8, aho yanditse iri jambo ati aho yabwiye Abatesalonike ati kuko none turi bazima ubwo muhagaze mushikamye mu mwami. Kuko none turi bazima, ngira ngo wanyumvise neza, ubwo muhagaze mushikamye mu mwami. Ntiyavuga ngo turi bazima kubera ko mwaraye mu masengesho, turi bazima kubera ko musengera mu idini niyi, ko musenga ku munsi unuyu. Oya, turi bazima ubwo muhagaze mushikamye mu mwami. Haleluya. Ijambo gushikama mu mwami, turi bazima. We live, for now we live if you stand fast in the Lord. Turi bazima. Haleluya. Ubwo mushikamye mu mwami. Ndagira ngo tumenye ko tutaba bazima kubera amadini dusengeramo. Turi bazima, amatara ari kwaka ubwo muhagaze mushikamye mu mwami. Bigaragara ngo ijambo gushikama, ndashaka kurivugaho gatoya. Gushikama mu mwami kigaragaza ko umuntu ashikamye ahantu. Yesu natugenderere cyane. Gushikama ni ukuvuga ngo niba umuntu ari mu nzu runaka, abantu bakaza bati sohoka, uti sindahava, ntaho njya, bati tuguhe iki ngo ugende, uti ntacyo nshaka, nta kinkura aha ngaha, bibasobanura ngo aho hantu wahashikamye. Batese nta waguha miliyoni ariko abantu ukahavuka aho dushaka, niyo yaba miliyari nta cyankura muri uyu mwanya ndimo. Bisobanura ngo uyu muntu yashikamye mu mwami. Yabaye nka bya biti dusoma mu gitabo cy'Abacamanza, igice cya giti cy'umwelayo ndetse n'umutini n'umuzabibu. Tubona mu Bacamanza igice cya 9 uhereye ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 15, ho usanga hari umugani w'ibiti ngo byashatse umwami. Biragenda ngo bibwira umwelayo biti turashaka ko atubera umwami. Ariko umwelayo ushikama ku mavuta yawo, ngo urasubiza ngo mbese narikishwa amavuta yanjye anezeza Imana n'abantu, ngo ngiye guhungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti.
bisobanura ngo iki giti cy'umwelayo cyaje gushikama ku mavuta yacyo. Imana itugenderere cyane. Hanyuma kandi ngo ibiti biragenda bisanga umuzabibu cyangwa insina, biti natwe turashaka ko watubera umwami. Hanyuma umuzabibu utereka da, imbuto zanjye zinezeza Imana, cyangwa se vino yanjye inezeza Imana ikanezeza n'abantu. Ntabwo nayireka ngo njye guhungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti. Niko n'umutini wavuze ko utareka imbuto zawo. Ba Kristo bene data, abashikamye mu mwami ntibasonza ngo bibe, ntibasonza ngo basambane, ntibakena ngo bishyingire cyangwa se ngo birwanirire. Oya, baravuga uko biri kose, uko ndi kose Yesu azambera umwami, kandi ufite amatwi yumva yumve. Nuko Pawulo ati kuko none turi bazima ubwo muhagaze mushikamye mu mwami, Imana idushoboze gushikama muri Yesu. Ubukene ntibuzadukuremo, indwara ntizizadukure muri uwo mwami. Kuvuga ngo badusetse, batubeshyeye, batwanze, Imana ibafashe cyane. Ejo nimubona abapagani basahura iby'abandi, muzibuke gushikama mu mwami nk'abakristo bazima. Nimubona abandi bavangura amoko, muzibuke aho muri bo mushikame muri Yesu. Muhore mukenyeye, amatabaza yanyu yake. Yesu nadufashe cyane. Nimubona abandi bajya mu nzangano, bajya mu bwicanyi, mu ngeso mbi z'uburyo butandukanye, mujye mwibuka muti twebwe nta cyadukura muri Yesu. Habe gupfa, habe kuba bazima, Yesu azaba Imana azatubera umwami, tumubera abana. Imana ibafashe cyane. Ndagira ngo aka kanya dusenga Imana, tuyisaba imbaraga zo gukomeza imyenda yacu, duhore dukenyeye, amatabaza yacu yake. Tuzakenyera ukuri, twambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Kandi imirimo myiza tuzakora nizaba amatabaza yaka amurikira abari mu mwijima. Dusenga Imana kubwira ijambo tubwiwe, abanteze amatwi, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, mwese mbifurije gushyira mu bikorwa ubutumwa mubwiwe, kugira ngo muzabashe guhesha Imana icyubahiro. Si ibyo gusa, gukiranuka ntitugukenyera kuzadukomeza no kuzabakomeza. Kandi twamaze kumenya ko nyuma yo gukiranuka ibindi bizaza ari inyongera. Reka dusenga Imana. Imana data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu ndagushimira inama utanze kubwira ijambo. Ndasabye ngo udushoboze guhora dukenyeye, amatabaza yacu yake. Sura rero abasubiye inyuma, urukundo rugakonja, ongera ubakangure, ongera ubakoreho. Tugusabye ko wacana umuriro muri twebwe, amatabaza kaka. Mana, tukagira ubutwari, tukagira umwete mu murimo wawe, tukagira umwete wo gukora ibyo ushaka, kubana n'abantu bose amahoro ndetse n'uwo kwezwa. Turagushimye ko wumvise rero, ngaho dushoboze. Sura abacitse intege, ubagarure mu gakiza kawe, bashikame muri ko kugeza kugupfa. Uzatubera Imana, natwe tukubere abana. Urakoze kandi ko urabidushoboza. Gira neza abo hamagaye, ubashoboze kwera imbuto, urukundo rwacu rwe kugira uburyarya, mu izina rya Yesu. Kandi dufashe dukiranuke, twita ku byo wategetse byose nka Nowa, kugira natwe tuzabashe kwitwa abakiranutsi. Uzabashe no kuturengera no mu gihe bikomeye, no mu gihe twabuze uko tugira, uzatwiyereke. Urakoze bana natwe, bikore buri wese ubyifuje. Nanjye nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.